burya ekipe yishakira abafana ntabwo abafana ntabwo ekipe ijya ngo mudufane oya ibikorwa byayo bituma abafana biyongera amanywa nijoro nawe rero numvaga yuko uyu munsi twaganira kubwira ngo ese ni impamvu ki yo kwicara ngo ujye kwivuga ibigwi ni impamvu cyo kwicara ukitaka ni impamvu cyo kwicara ukamena abantu umutwe ubabwira ibyo wakoze n'uburyo wabikoze ko wabyikoreye cyangwa se wa wundi wakoreye ko wamugiriye neza niki gitumye uza kuza kubinyanyagize ese wumva ko nibwo unejeje umutima wawe Twongeye kubasuhuza mwese bakunzi ba Team TV yasashimwe Kristo yazakuzwe amahoro wa Kristo nejejwe nanone kongera kuboneka hano njya mpora mbibabwira ntacyo mba natanze nta nicyo ndusha ababa batahabonetse nta nicyo ndusha abageze ahacecekerwa n'ubuntu bw'Imana ndetse nawe nshuti ya Team TV nawe ndakwibutsa ko ntacyo watanze kugira ngo uyu munsi uburiho n'ubuntu bw'Imana bugeretseho ubundi reka iyo Mana tuyishime uhabwe icyubahiro mwami w'abami nanone tuguha icyubahiro kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe ko bwije uko bukeye mwami turagushima tukavuga ngo wakoze kuturinda wakoze ko twabyutse turi bazima wakoze ko twiriwe turi bazima wakoze kubw'imirimo badukoresheje wakoze kuba tubereye maso mwami tukagenda mu byuma byakozwe n'abana b'abantu tukarenga tukagera mu rugo amahoro tuzi ko hari aba batagera mu rugo tuzi ko hari usohoka ari bugaruke bikarangirira mu nzira tuzi ko hari uwitsamura ari mu nzu ye bikarangira ariko twebwe tukiriho turagushimye nyaguhora ku ngoma yuko ari wowe ubukidubeshejeho ushyirwe hejuru ubwenge bwacu suburanga nta n'ikindi ahubwo n'ubuntu bwabigeretseho ubundi uhabwa icyubahiro mwami rero twageze hano nanone twize kugira ngo mwami w'abama bari wowe ugaragara bari wowe umvikana bari wowe ugira icyo uganiriza ubwoko bwawe nibwo cyagira umumaro ushyirwe hejuru kugiye gukora ndetse bireze ibyo natuye neza na Yesu Kristo umwami wacu amen yes twongeye rero kuza kugira ngo tuganire namwe umunsi wa none uyu munsi nanone n'undi munsi Imana yaturemeye kugira ngo tunezererwemo n'umunsi Imana yaturemeye kugira ngo twongere tugire icyo tuganiriramo ndifuza ndetse ndanasenga cyane ngo ibyo tuba turi buganira ntibikabe ngo bice mu gutwi kumwe bijye mu kundi ahubwo bye biba iby'umumaro cyane kuri twebwe rero uyu munsi ndagira ngo tuganire ku muntu ukunze kwivuga ibigwi hanyuma tumusanishe n'umuntu ugira umutima winangiye umuntu ukuze kwivuga ibigwi rero nagira ngo rero tuganiraho hano umunsi wa none uwo muntu atera ate uwo muntu bimarira iki abamukikije abamuri mu mpande umuntu wicara wivuga ibigwi ese bihurira hehe no kwicara ataranga abandi ibyo yabakoreye ibyo yabafashije ndagira ngo tuganire kuri uwo muntu rero umuntu wivuga ibigwi umunsi numvise muri gihe tukwiye kumuvugaho yuko uwo muntu ari umuntu uba ari umuntu nyine njye mbona ko ari umuntu wishyira hejuru umuntu wivuga ibigwi mbona ari umuntu wikakaza mbona ari umuntu wiremereza mbona ari umuntu wishyira ashobora no kwishyira no mu myanya ndetse itariye akiterura akicaza mu ntebe runaka itariye mbona ari umuntu ushobora gutuma ushobora kugira n'aho avuga ibinyoma just kugira ngo yemeze abantu muri bwa buryo bwo kwivuga ibigwi umuntu rero wivuga ibigwi mu by'ukuri nasanze atari ibintu byiza ariko muri bumfashe niyo mpamvu nabwiye ngo dufite uburenganzira kuri Team TV ni ahantu ho twavuze ngo nababwiye yuko tugenekereje Truth Initiative Ministry mu Kinyarwanda nababwiye ngo ni ministeri yiyemeje kujya ivuga ukuri kuvuga ikintu uko kiri kubera ko isi yo turimo umunsi wa none ni isi ishaka gutwikira utuntu ntituvuga ukuri ntitubishyire hanze ntuvuge yuko Jolly yishyira hejuru ntuvuge ko Jolly yikakaza ntuvuge ko Jolly ndabona ko ntakinabibwira numvise ko ubu ngubu benshi tumaze kumenyana ariko kuba tanzi nibyo zina I am Jolly cyangwa nitwa Jolly umuganwa cyangwa Jolly mu gifaransa
ndetse keza mu kinyarwanda ariko mfite iry'Imana yankubije yampaye kamikazi njya mbishimira Imana buri gihe burya kumva hari izina ryiza rikomotse riza ryongerera kurya ababyeyi umva bikunejeje iyo rize koko rifite kuko izina rirarema. Rero umuntu wikakaza uwo ashaka kujya tuvugeho uyu munsi mwebwe mumubona mute? Ese niba ari umuturanyi wawe, ese niba ari umuvandimwe wawe, ese niba ari umugabo wawe, ese niba ari umugore wawe, ese niba ari inshuti yawe, ese niba ari umwana wawe, wowe umubona gute? Rero umuntu wikakaza cyangwa umuntu wivuga ibigwi nasanze ari umuntu utari umuntu mwiza. Kwivuga ibigwi ntabwo ari ukwicara gusa uvuga ngo jewe naciye mu kibatsi nticyamfata, jewe naciye mu mazi ntiyantembana, jewe ubwo mu ndebe ubu ngubu nagiye ku rugamba nk'abandi ariko navuye ndi muzima. Ntabwo abantu bafite ibyo bigwi bikomeye nta nubwo njya mbumva babyivuga. Rero naje gusanga umuntu wivuga ibigwi ahubwo ari umuntu ushobora kuba atari mwiza, kuko biza gusoza muri bya bigwa avuga hazamo uwo yagiriye neza, uwo yafashije, uwo yagiye bla 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 bla, kandi bya bintu iyo bigiye bigasubira kuri wa muntu biramubabaza cyane. Rero umuntu wivuga ibigwi nasanze ari umuntu urata ibintu bya kwivuga ibigwi. Ni ukuvuga ibintu byo wakoze, ni ukuvuga ibintu byo waciyemo, ni ukuvuga umuntu wafashije, ni ukuvuga ibintu wakoze bikemera, niko kwivuga ibigwi. Yenda ku bantu bashobora kuba icyo kinyarwanda batakizi. Umuntu wivuga ibigwi rero naho yicara hagati ya bagenzi be barimo baganira ati jewe buriya ntabwo noroshye, jewe buriya ibintu byose bikaba ari njyewe. Umwenda yambaye, uyu mwenda buriya warampenze cyane, nawuguze 500, warampenze cyane. Akongera se akabavuga jewe buriya ngira gutya, ngenda gutya, nkunda ibi, ngira gutya, nakoze ibi, nakoze aha, nabikoze gutya. Uwo niyo muntu wivuga ibigwi. Rero kwivuga ibigwi naje gusanga harimo kuza gusoza ashobora kuba byagira icyo bikora ku muntu, kuko mu kwivuga ibigwi niho ndi buvuge ngo rero buri uriya muntu wo mubona witwa Emi, iriya modoka agendamo n'igihe yayimuhaye, amafaranga nari nakoreye umushinga runaka, bampereza miliyoni 50, fatamo miliyoni 20 nyigurira Emi iriya modoka yo mubona agendamo. Twavuze tuzadukoresha amazina yacu hano twebwe, n'urugero dutanga ariko tugakoresha amazina yacu twebwe abari hano. Noneho rero kwa kuba nivuze ibigwi yuko nakoreye amafaranga menshi ndetse meza, nkaza gusoza nguriye Emi imodoka, nabivuze yego ninejeje, yenda sinzi niba byanejeje uwo ndimo mbibwira cyangwa se bitamunejeje, ariko icyo nakoze nabivuze. Noneho rero ni ukuvuga ngo wa Emi rya jambo navuze ntiwamenya wa Jolly nari ndimo nganirira shobora ejo kuzahaguruka akagenda yaba yicaranye na Emi ati ariko ati namenye ko Jolly yari wakuguriye iyo modoka. Jolly ni umuntu mwiza, twaraganiraga ejo bundi yambwira ukuntu yakoreye amafaranga meza arangije kugurira imodoka, numva ni umuntu mwiza cyane. My friend, wa muntu abimubwiye atyo ariko ntabwo uzi umutima we. Emi wamuguriye imodoka ayifuza, yimuguriye ayikeneye, wayimuguriye mu by'ukuri yenda nanayikwiye wa mugani, ariko wa Emi simpamye yuko this time umutima we ugiye gusigara unezerewe nk'uko wari unezerewe mbere ukimugurira ya modoka. Ni ukuvuga ngo yaje gusanga ko atari ikintu gishimishije, ntabwo muri make biri umunezeze kuba byamenyekanye yuko Jolly ari wamuguriye imodoka. Rero nkavuga ngo mu kwivuga ibigwi biza gusoza hari umutima ukomerekeje, mu kwivuga ibigwi biza gusoza hari ubabaje, mu kwivuga ibigwi biza gusoza n'ubibwiye akugaya. Nibaza yuko hari n'ubibwira akakugaya, kuko naje kumenya yuko ibikorwa bijya bivuga ngo kurenza amagambo. Rero sinzi unigeze kumpa akandi urundi rugero, arambwira ngo burya ekipe yishakira abafana, ntabwo ekipe ijya ngo mudufane oya, ibikorwa byayo bituma abafana biyongera amanywa nijoro. Nawe rero numvaga yuko uyu munsi twaganira kubwira ngo
ese ni impamvu ki yo kwicara ngo ujye kwivuga ibigwi, ni impamvu ki yo kwicara ukitaka, ni impamvu ki yo kwicara ukamena abantu umutwe ubabwira ibyo wakoze n'uburyo wabikoze, ko wabyikoreye cyangwa se wundi wakoreye ko wamugiriye neza, niki gitumye uza kuza kubinyanyagize? Ese wumva ko nibwo unejeje umutima wawe? Umutima wese niba unejeje, uyu urimo bibwira yenda yanaraye ubusa, urimo muratira yuko ufite miliyoni 50 waguriye naye imodoka utari muhe n'igihumbi, mu by'ukuri urumva uri mugira neza? Rero nkavuga ngo dukwiye kwirinda tukareka ibyo bintu byo kwirata, byo kwitaka, byo kwivuga ibigwi. Aba bantu burimo bibwira ushobora kuba ari urusaku mu matwi yabo, we wibeshyaga yuko bituma bakubona bakakubaha bakagutinya, ahubwo bikaza gusoza ugayitse, nge ntumva nakugira inama guhera uyu munsi ngo reka ibikorwa byawe bivuge kurenza uko wowe wajya kwicara mu bantu ukivuga ibigwi. Reka noneho abantu ahubwo nibamara kubona ibikorwa byawe aribo bagenda bavuga, bakurata, bakuvuga ibigwi, bavuga uwo wafashije, bavuga uwo wagiriye neza, bavuga ibikorwa wakoze, bavuga amashuri wubatse, bavuga byose ibyo waba warakoze. Reka bya bikorwa bikuvuge, nibamara kukuvugira bizatuma abantu bose bakumenya ariko atari wowe ugiye kwivuga. Mu kwivuga uzacumura, mu kwivuga uzagira umutima ukomeretsa, mu kwivuga uzagira muri make aho usanga ibyo bitago byiza bibaye bibi. Rero muvandimwe, nshuti yanjye, mugabo, mugore, mukobwa, musore, muyobozi, uwo ari we wese wari ufite iyo ngeso yo kwicara ukitaka, ugataka ibyo, ugataka inzu irimo ukuntu ihenze, ugataka imodoka ugenderamo ukuntu ihenze, ugataka ukavaho ukanavuga n'abo wagiriye, ndakugira inama ngo iyo mitima yirinde kuyibabaza. Warakoze, wagize neza, reka ibyo bikorwa bikuvugire, aho kugira ngo wowe ugende ubivuga noneho bize gusoza ari ibyiza, ari imirimo ikuranga, aho kugira ngo bize gusoza abantu bavuga ngo uri umwiyemezi, uri umwirasi, urikakaza, wishyira hejuru, urivuga kandi ndetse uvuga n'ibyo wakoreye umuntu, bikageraho umuntu ajya kubona akumva arakwiganyiriye, niwegera Jolly mu kanya n'ibyo wariye byose arabivuga, n'umwenda wambariye mu kanya arawuvuga yuko ari wowe ukuguriye, bigatuma abantu bose bakwiganya. Nyamara yenda za nshuti zawe zakabaye zikwegera mu byiza no mu bibi, abavandimwe bakakwegera mu byiza no mu bibi, ariko kubera aya magambo yawe yo kwicara uvuga icyo wikoreye, uvuga icyo wakoreye undi muntu, uvuga ibyo wagezeho, uvuga ibyo wagejejeho abandi, bigatuma buri muntu wese ajya kubona akakwiganya, akakubona agasuhererwa, aho kugira ngo asusurutswe nuko akubonye. Imana igutabare, igushoboze kugira ngo umenye neza ko ibikorwa bishobora kuvuga kurenza amagambo, maze ureke ibyo bintu by'amagambo wavugaga, wibazaga yuko wagiraga neza, wigiriraga neza, winezeza cyangwa unezeza abakumva, ahubwo ibikorwa byawe bireke bikuvugire, bize gutuma ari imirimo izahora ikuranga n'igihe cy'uzaba utakiriho. Imana iduhana umugisha. Ushyirwe hejuru umwami w'abami, yuko data mwiza wabanye natwe. Mwami mwiza, ikiganiro cya none cyagiraga kiti kwishyira hejuru, kwivuga ibigwi biraza bikaba intandaro yo kubeshya, bikaza bikabyara ibinyoma, bikaza bikabyara guhimba, bikaza bikabyara ibintu byinshi bitandukanye bibi, ndetse bikaza gusoza we wari uzi ko urimo uvuga ibikwiriye, naho hari imitima yo wakomerekeje. Mwami w'abami rero ndakwinginze, abantu bateye batyo urabazi. Mwami, ntabwo ijambo rijye rimanukira ubusa byanga bikunda, kugira ngo wemere yuko tugane iki kiganiro nuko hari uwuzi ko biri bufashe. Duhe kongera kwisuzuma, tumenye amagambo tuvuga, tumenye ibikorwa dukora, tumenye abantu tuvuga, tumenye uko tubivuga naho tubivugira. Dushoboze kugira ngo Mwami mwiza ibyo twakoze bisoza ari imirimo myiza ituranga, ntibisoze ari urusaku mu matwi y'abatwumva, ntibisoze nzitwa umwiyemezi, nkitwa umuntu wikakaza, nkitwa umuntu wivuga ibi, nkitwa umuntu mubi, aho kugira ngo bya bikorwa byiza byo nakoze bizamperekeze no mu gihe nzaba ntahari bizasigara bimvugira. Dushoboze uko byose ni wowe wadushoboza, twe ku bwacu twakwishoboza. Ndagushimye ko zibirenze ibyo natuye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.